Kuva mu bihe bya kera abantu bifuzaga kuba inshuti y'Imana. Icyo cyifuzo ni cyiza rwose. Bibiliya ivuga ko nidushaka Imana mu by'ukuri tuzayibona kandi tukaba inshuti zayo. Ariko Imana ntigaragara. None se twaba inshuti yayo gute kandi tudashobora kuyibona? Ese birakwiye ko twifashisha ibindi bintu runaka ngo bidufashe kwegerana n'Imana? Hari bamwe bifashisha ibibumbano mu gihe basenga, abandi bakifashisha amafoto cyangwa bagakoresha amashusho. Ariko se wari uzi yuko aho kugira ngo ibyo bintu bitume baba inshuti z'Imana, biyibabaza bikabatandukanya nayo? Reka turebe ibyabaye igihe Abisirayeli bakoraga igishushanyo cy'ikimasa kugira ngo bagikoreshe basenga Imana. Bavuze ko hari umunsi mukuru w'Imana, Imana ivugwa muri Bibiliya. Ese Imana yishimiye ko bayisenga gutyo? Oya, yavuze ko itashimishijwe n'ibyo bintu bakoze. Mu by'ukuri Imana itandukanye n'abategetsi ba kera babonaga ko ari Imana bakanakora ibishushanyo byabo bibajwe. Nubwo Imana ari yo mwami w'ikirenga, yabujije abantu gukora amashusho bazajya bifashisha bayisenga. Yaravuze iti, ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukakikwe imbere, yewe ndi Imana ishaka ko umuntu yiyegurira nta kindi ayibangikanyijwe nacyo. Imyaka myinshi nyuma yaho iryo tegeko ryahawe n'abigishwa ba Yesu. Intumwa Yohana yandikiye abakristo ba mbere agira ati, mwirinde ibigirwamana. Imana yasobanuye impamvu tutagomba gukoresha amashusho mu gihe tuyisenga. Yaravuze iti, nta wundi muntu nzaha icyubahiro cyanjye n'ikuzo ryanjye, sinzariho ibishushanyo bibajwe. Imana isaba abantu ko bagirana ubucuti bwihariye, kandi akaba ariyo basenga badakoresheje amashusho. Ariko se gusenga ukoresheje amashusho, ibibumbano cyangwa amafoto ni bibi? None se twaba inshuti y'Imana dute kandi tutayireba? Kugira ngo umenye byinshi, reba izindi ngingo ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Butumwa Shema Official. Ikiganiro cyo